Zuko wayikuye. Kuyikura cyangwa se ubwo Uramutawe gato yanjyeho. Gatoya. Aramwereke nyine. Aramwereke. Majya nangu buryo mutwereka ntabwo n'ibyo aramwereke. Agongera kumbeshya. Barereza. Ahubwo ari igitekerezo mfite. Igitekerezo. Ndashaka yuko wumva kuri cya gikiri cya Senkani ufite kimwe nakubwiye cyagiye wari ufite kimwe wazanye nshaka ko dutangiza umushinga urumva igiceri cya 50 kikatugeza kuri miliyoni ariko baka erega narakumenya ntabwo wakonya kuneka Senkani niguhena biyirya niguhena yahe imitwe wenda yize diseriye wari ko diseriye wande ni make diseriye we warukize ayo Senkani turafata aratugeza kuri miliyoni tugiye gutangira urugendo rwa miliyoni Senkani ariko ngwirje ina Senkani ariko Senkani iragera kuri miliyoni hakoze akora tujye mubwiruka Senkani ni icyambere cyo ntiyabyara igihura mu gipatira ducika urumva Senkani ukangiza umushinga urumva guturuka ku giceri cya 50 tukajya kuri miliyoni fata Senkani ufite ingenda Spadipe ubu turase Senkani yiruka ngo yunzane umva birwan bangu wino tugwabwiki tugwabwiki narinji makuru ni meza byagendaga byagendaga neza cyane nta kibazo ugiye kuvoma nambaye kuzana amazi kushwa uvuye kuvoma nambaye kuzana amazi uvuye kuzana amazi nange nari nicara ahangaha nguyeho urye gato nakosha ndakubona ufite inda nini ngaka abana bigiye mugira inda nini uwo kamanda gwana akanga sha uranzi nuko gwara muri tasi bakame koko muri uranzi ndakoze cyane kame ndazi burya no muri aka gasanire k'iwanyu muranzi turakoze cyane niyo mpamvu rero kubahuye na bakame ndagukorera igitangaza rwose ndagukorera igitangaza buriya urumva none wowe iki icyo gitangaza bakaba ari webwo bakame bya bintu na ndaje rata Spadipe wacha kuzibiri sana suma tandudanye ujanye iwangu waguye hasi asa kubitse ndaza gusangira ngo mukanya ari kubufasha ngo sonchure aho to wabura ryoshye aryoshye ni abana barabaye n'igiti noneho twatse gake ugiye kiti bakano sije kunkora cya gitangaza ukora gitangaza aya yitwa yes nitwa nyene aya Sasa gakende sha mwana kwa sekuru nikukuze sha narakuze ngiye gukora gitangaza rero nawe gose ndi kuvoma fatara amazi yankirira ahangaha fata amazi yankirira yakire hehe ahangaha hagarara aya mazi yawe ngiye kuyahindura divayi iravamo urayijyana iwanyu ahantu nyine wasuka mu kigega wasuka mu ngunguru wasuka hehe amazi yose azagenduka divayi niyo mpamvu yo kuko urumwa usiko gakende bitangaza bya kuko biraza gukunda bitangaza yo gukorera divayi bindi biryo
kuko ikindi kirenzeho amazi avamo hano iyo yashyize nko mu ingunguru amazi arimo nahinduka iki subiramo ahinduka divayi washyira mu ikigega cyose cyenduka iki Tengore rwose urabunkorera ndagukorera no igitangaza tengorera ndagukora igitangaza Tengorera. sasa igitangaza ukuntu tukikora urumva wowe uzajya urumva uzajya uzenguruka gutya ku njerekani yawe uzenguruka nanjye ubona abandi banajya nkora igitangaza noneho mu kurangiza kandi uko uzajya uzenguruka ureba hejuru gutya ugenda ugira gutya sibyo ukomeza gutyo wowe wirinde nyine ukomeza gutyo igitangaza kiri gukoreka neza uzenguruka weho gusa ndakomeza gutya uzenguruka ukomeza uzenguruka gusa ureba hejuru uzenguruka urumva ukorera igitangaza uririmba ngo zenguruka bucece 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 zenguruka ariko zenguruka bucece kora ubwo byose bihinduka divayi nigeze kuko nkoho rimwe numva kararyoha ariko byabyo nakwizira ukankorera icyo bita divayi divayi zenguruka bucece kakora ariko zenguruka bucece zenguruka bucece tangaza we tangaza cyakame we zenguruka bucece bakanemerewe no kugira samazine ukahita ukubita tangaza cyane gitangaza buriya urumva urumva wahagarara wagira gutya ugiye kwitegura igitangaza wagira gutya igitangaza twagukoreye urumva ni uko amazi tuyahinduye iki divayi ubu byarangiye cugusa karindwi oya bacugusiza hasi gira gutya 1 2 oya bagira gutya ngo 1 2 3 4 5 6 7 okay 1 2 karindwi yes igitangaza cyabaye soma aho mbe divayi ni mwana divayi yarinde nako waka ko biryoshye tangaza cyakore cyose cyaryoshye reka nanjye numve pa wakazi ko cyakore byabaye divayi reka nanjye numve ngereyo Zikadi, wewe gachi wachi kwacho. Divayi Divayi. Igitangaza. Bankoreye igitangaza cy'abakamesha. Urabona ko nguzi igitangaza rero. Igitangaza cyakore. Ukore divayi, urabona ko ibitangaza, iyi divayi nanjye irankunze urumva, irangije iraza nanjye baburetse nyine. Ubu ngubu iyi divayi dukoze urumva, wagenda ugasuka mu kigega, amazi yose yo mu kigega akaba divayi. Ubu nyine iyi divayi dukoze ubu siko niryoshye. Uvuze ngo ngiye kujyana mu rugo ubushaka n'abantu baje batonda umurongo iwanyu baje kunywa divayi wanyu kwa gakeye. Papa waje gasakuru marangore. Byakoze cyabaye divayi nyine. Habonye buryo biri gusa. Uziki divayi yakunze n'iminwa yanjye ikayirya. None rero gakende rero ko tugukoreye divayi ukaba ugiye kuba umukire ugomba kuzana urabizi ko bakamenya mvugisha ukuri. Ugomba kuzana amafaranga yose ufite. Bose basajya baza gufata iki divayi wanyu ubishyuza ariko baka zatekereza nta biceri mfite urumva ariko mfite ibyavamo ibice baza ubyine kakabyina akungako rwose akungako n'ubu noneho mpereza rero mpereza undi noneho nari naje nanjye
kuzana amazi ntitwaje gutya bya bindi bashyira mu gutwi bidundi ni kuteri babyita ekuteri ekuteri okay no nazanye ibyo bita ekuteri no mfite rino ngofero oya yo ngo yireke Yingi yanjye ati afamanga ariko mfite na radi bizane nyine okay kandi mbizane shabaka kuri miliyoni yacu kuri miliyoni dore ngibyo biranavuga birapfuye biravuze kanumve sha tumukore igitangaza rero umva nakakumbati uze kurisha ngaho genda sha batubona umukire genda umukire kandi n'urukindi kigeretseho divayi ugere n'umukire muri kaya gace k'iwanyu ufata iyo divayi uyihereza abaturage bose turakuremeye natwe nyine nuko taze nguzima nkose n'amafaranga ashaka ari ntacyo baka nta kibazo bayi uri inshuti papa wanjye gasakuru me ariko burya ariko ndashaka mu kidomoro agenda sawa murakoze bayi gakende